kanwa k'umuntu tumwe n'Imana. aha batari banazi baravatuye umuntu ndagari kubesha ko kubuzima tubayemo ndagarubwa Imana yishimiye. Yego none kanatwe dukora ikintu kimwe. Urakoze basubiza amaso inyuma basaba Imana iki imbabazi ngo bambara ibigunira basaba imbabazi barihana mu mvugo ya none barihari. noneho urwaye kanseri ukihana yakira cyane na sida wakira iyo wizeye Kristo nta ndwara Kristo adakira iyo waretse ibyaha iyo wavuye mu bibi iyo uva mu bubatu ukabaturwa nta ndwara idakira. Nyumva mwene data ijambo rivuga ngo ibicumuro byacu ntibyacumitiwe n'ikindi cyigisho tuba twigiyemo ari byinshi cyane. none ibicumuro byacu ntibyacumitiwe. none se abantu barwaye bari mu nzu y'Imana ntago bakagombye kuba barwaye. Twasomye muri Yohana ngo umuntu ukora icyaha wande nuwa Satani. no suri kumwita w'Imana ngande none se umuntu warwaye nuwa Satani. none oya da ibihembo by'ibyaha mukozi w'Imana. none se twabisomye uyu mugabo ari ubugingo bw'Imana ariko impano y'Imana. nge ntago ibyo bintu ndi kubyumva. ntabwo wambwira ngo umuntu kubera ko yarwaye ngo oya ceceka nanjye mvuge mutumye nza. ntago wambwira ngo kubera ko umuntu yarwaye uhita ubizana ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu ngo yarwaye kubera ibyaha. hari igihe umuntu arwara atari ukubera ibyaha ukabyuka ukumva umubiri wabaye nabi cyangwa ugasanga warwaye umutima cyangwa bakakubwira ngo isukari ntuzongera kuyinywa umunyu ntuzawurya ariko ntago biba byatewe n'ibyaha. nuko mwe muri guhita muvuga ngo byazanywe n'ibyaha. ahugeze nabaha amagambo atuma mushobora kongera kubyutsa ibindi bibazo mwe kuko ninjye uri gutuma mubona ibibazo. reka mubwire n'ukuri kuzana ibintu bimeze nk'impaka bidasobanutse. birasobanutse ibi bintu birasobanutse ukavuga ngo nukubera ibyaha. ugeza ahandi ngiye kukubwira Bibiliya yavuze ngiyi narahanga kamba kubwire ariko utavuga ngo yaravuze ngo reka naho mbakubwire yego haboneka mu maganya ya Yeremiya ibice 5:7 ngo ndimani hori abana gukiranirwa kwa basi nageza noneho hari abantu barwara babikomaye ko ababyeyi babo bakoze karikoze se ndawuri kubyumva. hari abana kugeza na karande situruka ku hari abana hano mu Rwanda imivumo karande excuse umuntu yabaye cyaremwe gishya ibya kera ko biba byarangiye ubwo burwayi bumukurikira. nje utumije icyo kibazo kibona tena manza uguye ikibazo kubwira ingurira tumundanja nashakaga kukubwira ngo hari abantu muri iyi minsi hari abana dufite hari urubyiruko rwagize ibyago ruvukana sida rutarasambanye kuko nyina yamubyaye afite ubwandu nyina yarasambanye noneho agiye kumubyara agasebekara ko ingaruka zije ku mwana yabyaye utarigeze wandura sida. Bibiri kamwe ngo mbora abana gukiranirwa kwa bande kwa base ngageza no kubumvimbi. Bibiri bisobanura neza. Rero ndashakaga kuvuga tutagoranye uburwayi dufite burya ntago ari ubwacu bwaturutse kuba twakomoka. oya umva kandi mu Bibiliya umukozi w'Imana yagusobanuriye neza kutumvira nutumvira urumva kutumvira kwa sona nyoko kutumvira kwa sogokuru kutumvira kwawe wakugizemo ingaruka inkuru y'umugabo ariko amahirwe ahari ubu dufite Yesu ng'amahirwe ya kabiri noneho niwe dukwiriye gutumbira yego ari ryo kusaba inzira bigiye cyanone bafite yego badashaka gutumbira Yesu bagakomeza bakaba muri kavukire ya kera muri karande ya kera mu Kinyarwanda ni karate mari guhereza umugisha bikarangiza babyise ngo nubushake bw'Imana kubera ko batashoboye gukora ibyo gukiranuka. Haleluya. nani guhereza umugisha. Bishatse kuvuga yuko icyaremwe gishya nta nubwo dukwiye kwemera uwo mwuka w'uburwayi kuko si uwacu. Dukwiye kwemera yuko umuntu abicyaremwe gishya gute iyo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndaga ari mu mvugo ibya kera bikaba byarangiye iyo yahindutse agahinduka. Ndaga ari mu mvugo kandi birivuga ngo ni mu mvugo ngo ni watuza akanwa kawe. ko Yesu ari umwana ko Yesu yavuze ukabyizera yaravuze ngo ubu bwoko bunjimisha iminwa imitima ya kandi icyo usabwa ari ukubyatura ukabyizera dore gisha uko Bibiliya tukumvikana ni ugufata amagatabo ukayaterura ukayashira mu nyama n'amagufa abimira ndi witwaze dore ikizwa rya none uko baryitaga rya fake witwaze byaha bigaragarira abantu ngo singe gisambana ngo singe teretana n'ubundi ngo nde ngo singe abakobwa
kuko mu byamubujije kujya i Kanani. Oya, nta nubwo yari yasinze, ariko yaratukanye yise ubwoko bw'Imana. Ntabwo yatukanye, yakubise igitare kabiri, kugikubita gusa. None bamubwiye gukubita, mbese icyatuma kandi yarakubise kabiri akaba ari bw'amazi aza. Ubwa mbere yarakubise amazi yanga kuza. Tugarutse kuri rya jambo twari turimo tuvuga ryo kutumvira. Imana yaramubwiye ngo ukubite urutare rimwe, yarakubise amazi yanga kuza. Amazi yanze kuza arongera arakubita. Urabeshye. Nibyo haje nako haje duke, yarakubise haza duke, haje duke. Urwo n'urugero rumwe ngo waheka ngo urundi rwa kabiri. None se yagiye gukubita amazi yaje ari menshi. Tega ngo urundi rwa kabiri. Umva ijambo. Umugabo bita Sawuli, umwami wa mbere w'Abisirayeli, ndabwa Imana yamukuye ku ngoma imuhoye ko yanyoye inzoga. Yego. Yamuhoye iki? Yaramubwiye ngo ugiye kuyobora ingabo zanje, nimugerayo Abamaleki igihumeka cyose cyo muri ico gihugu mutsembe mumareho mwice, he kugira n'urushishi murokora narwo muruhonyore. Yego. Sawuli ngo ndiyafande, agezeyo ndiyakora uko Imana yagize ute yamubwiye, atangira kubona ibyiza abagore beza ngaho wamutumye ari maskini. Yamubwiye ngo utsembe. Wabyumvishe? Fashwa mu izina rya Yesu. Kandi yarisobanuye avuga ngo nari nzizanye ngo nze kuzigutambira. We yazanye inka zo gutambira Imana. Samari yamusubije kuki ngo wabonye ko Imana ariyo yari ingene. Bishatse kuvuga yuko Imana ishaka yuko dutsemba byose. Kutumviye uwite ndongoreka ngubwire. Hari ibyaha byo mu mwuka, hari n'ibyaha byo mu mubiri. By'inyongobeza bugingo, ibintu mukora muri byita ngo n'inyongobeza bugingo, ariko nibyo mu mwuka. Ibyo byo mu mwuka reka nguhe urugero. Reka nguhe urugero rwa none mu buryo bufatika. Wazengwe ibyaha byo mu mubiri. Ibyaha byo mu mwuka mu buryo bufatika biriho none, reka ngwibireho gatoya. Tega amatwi. Iyo dusomye Bibiliya, ndatekereza ari mu gitabo cy'Umubwiriza, niho haboneka amagambo avuga ko umuntu wapfuye ndasa n'abagifitanye n'abantu bazima ku isi. Yego. Yes. Ibyo turabizi rwose. None uyu munsi wa none basigaye bafata indumbi bakazijyana mu nsengero, bakazishyira ku ruhimbi. Bibiliya bagira ngo bazisengere. Bibiliya ivuga ngo nimubona ikizira cyageza ahera, abantu babesha ngo ni papa, ndagari papa. Ikizira ntabwo ari papa. Iyo ni imyumvire. Ni ikintu cyose Imana itemera uzashira imbere ahera, kigahagarara imbere yahera cyane. Bibiliya ico ngicyo mu buryo bwo mu mwuka nicyo gihindukira Imana babantu bacicaye imbere. Bikarangiza ya materaniro mwambajije atarahera apfuye ari amaterano apfuye, ari ikizira. Umuntu wapfuye ntiyakabaye mu rusengero. No, kumariki ko yapfuye gusa ngo uzamubwire ngo urabeho nawe yikirize ngo yego. Ariko n'abaririmbye ntabwo ndashaka kukwereka imvo n'imvano ya za ndwara wowe uri kubaza aho zituruka. Kuko ikintu cyose uramya nicyo kiguhindukira iki Imana uraruta kuri imbere wamaze tutamuramya. None ntabwo kuramya umuntu ni gute rwe yugifite uracafite umwanya wo kwihana. Ikintu cyose wagurukijwe no kujya kucuba naho wapfuye we byararangiye. Abantu naho bakureka uwapfuye bundi biba byarangiye zariya hirya. Nta mpamvu yo kumujyana mu rusengero gukora iki? Aje gushima, aje gushengera, aje kuramya. Imirimo ye yanyu miheruka niyimuherekeza, niheruka ndari niyabanje kwanza. Nose mwamusengera mwabuze kumusengera ari muzima. Imana ishobora gushyiramo n'imiyaga irebye ukuntu abantu bari kumusengera na pasiteri akamurambikaho n'ibiga. Amahirwe dufite nzaba niteguye by'akarusho ngo ngwereke n'amagambo aboneka muri Matayo cyangwa muri Luka avuga ngo Imana ni y'abazima ndabwo ari y'abapfuye. Urakoze cyane Imana. Ushatse mukozi w'Imana, jewe ndanezerewe cyane. Mukozi w'Imana yapfa koko mukamujyana mutamwinjira mu rusengero. Kwirirwa umujyana mu rusengero ubujyanye kizira ahera. Umurambo ujya ku kaburi. None se urumva
none se Bibiliya imbwira ngo iki ngo acha wafu wazike wafu wao, reka abapfu bahambe abapfu babo, abapfu mubajyana mu rusengero gukora yiki mukozi Imana. Ibi bintu turabikeneye. None se abapfu bahamba gute nabo barapfuye? No, wowe ufite ikibazo. Okay, abajije neza. Ibyo abo Bibiliya yita abapfu bahamba abapfu babo, umuntu wese udakora iby'Imana ishaka Bibiliya ni umupfu. Nawe ni umupfu. Nose abapfuye bahagaze mu Kinyarwanda bavuga nabaye gupfu uhagaze. None bose abo bapfu bagomba guhamba abapfu babo. Yego nyine. Mukozi Imana, reka rero murakoze cyane, ndanezerewe, twaganiriye byinshi, ndagushimiye, Imana iguha umugisha, kandi urakoze kuri ibi bisobanuro uduhaye n'iri jambo tuganiriye. Nashakaga ko ibutaha tuzaganira ku buntu, kuko ibibazo twagiyemo twagiye tubaza, twavuze cyane ku bintu byinshi, tuvuga ku byaha, tuvuga kuri Satani, kundu yaje mu isi, wamwohereje, icyo yakoraga mu ijuru, uburyo yari ari umumarayika, wadusobanuriye neza ko yajugunywe mu isi na Satani, kandi Satani amufiteho uburenganzira. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ko ukora ibyaha ari uwa Satani. Haleluya. Rero dushimye Imana ku bw'amagambo yose batubwiye, duhamanyije n'ibyanditswe byera. Gusaba ko atari none n'ejo tuzongera tuganire, tugirane ikindi kiganiro kijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane tuzibanda kuri iki gitabo cy'ubuntu, ubuntu yego bw'Imana, kuko abantu benshi bari kwitiranya ubuntu. Umbabarire cyane, ubu buntu turabushaka ko ugenda ukabitegura, ukabisengera, Mwuka Wera akazabikuyoboraho, tukabibwira abadukurikiye ubuntu niki. Se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage? Dusambane, twibe, twice, dusinde, turoge? Ibyo ndagusabye, Imana izagushoboze. Reka uyu munsi dusozereza aha. Nagiraga niba hari irindi jambo wabwira abadukurikiye waribabwira, kandi nasabaga udukurikiye uwo ari we wese mu buryo bwose yashobora bazakomeze kujya badusengera, baduterera inkunga y'amasengesho kugira ngo dukomeze evangelization mu buryo budasanzwe. Murakoze. Hari irindi jambo waribwira abadukurikiye kugira ngo ubu butumwa bwumvikanye? Nubwo hari bavugaga ngo dushobora gutuma butumvikana, ariko ibi bintu dukoze imirimo turumvishe, nanjye ndanyuzwe, na uriya mwene data aranyuzwe, turasobanukiwe. Imana iguhereza umugisha. Murakoze. Muri makeya ngo igihe ni umwanzi, kuko biba ngombwa ko duhindura tugakomeza ubundi buzima, ariko 100% amagambo y'Imana niyo akwiye guhabwa agaciro kuruta ibindi byose, cyane cyane ko Yobu yaravuze ayobe n'Umwuka Wera ngo niyitegeka ko buca cyangwa bukira. Abandi rero bibwira ngo uko guca nuko ijoro rivaho hakaza amanywa. Oya, ahubwo mu nyiti isobanutse niyikwemerera kuri buramuke mu bari buramuke, kuko hari n'abiriweho baturutse mu gitondo buto batakiriho. Ibyo nibyo bita ko itanga ko buca kandi igategeka ko bwira. Ni ukuvuga ngo iyo uzamukanye n'amanywa ukagera ku mugoroba w'umunsi ukiri muzima, ndugatekereze ko hari ababuze ubwo burenganzira. Bari bafite n'ubushobozi kukuruta, ku buryo bari bo baca amafaranga ngo bagure uwo munsi bikanga. None se iyo umuntu afata indege akavana akajya kwivuriza mu Buhinde aturutse hano mu Rwanda, akiri mu kirere, rutema ikirere itaragaba kabiri ngo wapi biranze, ubugira ngo uwamubwira ngo ndiwiri urajya mu Buhinde izana miliyari zufite cyangwa miliyoni zufite tureko wabaho, yazimana yazitanga. Ariko kuko patro Yesu Kristo umwami w'abama bayategetse ko atari bwiriza uwo munsi, karangira ari mu ndege hejuru butije, birangira butije. Niteka ko bwira kandi gategeka ko bwiza ute ko buca. Dongo bivuze muri make ngo iki kiganiro dukoranye niyo yari kiyoboye, kuko iyo biba ngombwa ko kitemerwa yari gutanga impamvu muri twe, cyangwa sigashiraho ibitunaniza, yaba weho yaba mwene data Yohana cyangwa nge ubwanjye igikorwe. Ariko kubera ko ari umugambi w'Imana kirasohoye. Bityo rero nguko munsabye ku kiganiro kirebana n'ubuntu tutashoboye kwinjiramo nguko bikwiriye, hari mwe ari nge twese muri rusange Imana dushoboze, ni haba ikindi gihe ngiki tuzongera guhura mu by'ukuri, kandi vuba, duhure vuba rwose ko turakeneye. Mu by'ukuri nanjye nabyishimira, ariko
kuko tutazi iby'umunsi uzacana ejo. Niko Bibiliya yavuze ngo niba dusabe duteganya ko ahacu ni none ejo atari ahacu. Nabwiye ngo njyewe sinzakoresha imvugo iri kure ya Bibiliya. Sawa rero murakoze. None nzoza navuga ndi abazatwumva bifashishije iri koranabuhanga mbere yuko twe duhura Narada 2019 mbere yuko twe duhura nibamenye iki. Yego nzojerejeho mu buryo bugufi ubuntu babwita uko butari. Yego kuko ikintu cy'ubuntu mu buzima bwa muntu busanzwe uwo bagihaye ndagiha agaciro. Ibyo rero babitandukanye n'amaraso Yesu Kristo na Yesu Kristo ubwe watwitangiye ngo babihindure ngo ni ubuntu, agatanga umubiri we akamena kuko ni nayo mpamvu Paulo yavuze ngo none nimukomeza kubivuga ko ari ubuntu niyo nzira muri bwifashije kugira ngo mukomeze mukora ibyaha. Uwasambanaga rimwe no nabigire gatanu ngo bije iyo bigiye. Oya, kuko ibyanditswe biravuga mu gitabo cya Zaburi 50 uhereye ibyari byose ku murongo wa 16 amagambo aravuga ngo urabikora ngakwihorera ukibwira ko mbanywe nawe. Ndakuburira mwene data, uza fungura iyi cyano cyangwa se ukumva ikiganiro twakoze nk'abavandimwe bagenzi bawe, urabikora ngakwihorera ukibwira ko mbanywe nawe, ngo ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso uko bikurikirana byose. Ngo mwabibagirwa Imana mwe, ngo murashaka konsa mbashishimure, ngo ndambira ishimwe wese nzamwubahiriza. Muri makeya rero undambira ishimwe wese nzamwubahiriza, niko Uwiteka avuga. Yes, ndetse nsoza noneho Zaburi ya mbere yo ibivuga yeruye ngo ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndiyicare mu nzira z'abanyabyaha, ndahagararane n'abakobanyi. Amategeko y'Uwiteka akaba ari bishimira ku manywa na nijoro. Amina. Bya jambo mwambajije ku by'uburwayi Bibiliya imuvugaho ngo azaba ng'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Haleluya. Ngo cera imbuto mu gihe cyacu, ngo niyo amapfa ni cyagiye cy'izuba, ni buno mu kwa karindwi, ngo yacana ng'amababi yacu ndagira ute ntiyuma. Niyo ibirayi biri kugura 700 igihumbi, siyo mapfa. Uwo ndazabura ibyo kurya kabisa. Ubwo mwatangiye kubyumva. Amina. Sinzabura ibyo kurya. Ahantu umwana w'Imana data wa twese ufite umuceri, data wa twese ufite ibiri kwisi byose, nzamushimisha nawe ukamushimisha. Mu gitondo tugaruke kuri bya jambo, wamusaba umukata akaguhibuye, kandi nawe umwana wawe mu buryo bw'umubiri utorimuha. Wamusaba ubuzima akaguha uburwayi. Noze nyine sahoze. Nangiye kujya ndabyumva ahubwo. Murakoze, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane, murakoze Imana. Yego. Murakoze cyane, Imana ibereze umugisha, kandi nahe butaha kiganiro rakagaruka. Amen. Bye bye. Bye bye. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bijyane natwe none n'iteka ryose. Amen.